Ese nawe wigeze wibaza impamvu abantu babiri bahembwa amafaranga angana, bakora akazi kamwe, bafite imyaka ingana, ariko nyuma y'imyaka 10 umwe aba afite inzu, imodoka, ishoramari n'ubwisanzure mu bukungu, undi akaba akibayeho kwezi kundi ategereje umushahara ukurikiraho? Niba ubitekerezaho neza, ikibazo ntabwo kiba kiri ku mubare w'amafaranga binjiza, akenshi kiba kiri ku buryo batekereza ku mafaranga. Abahanga babyise money psychology, ni ukuvuga ko amafaranga atayoborwa gusa n'imibare cyangwa ubukungu, ahubwo ayoborwa cyane n'ibiri mu mutwe w'umuntu. Iyo uhinduye imitekerereze yawe ku mafaranga, n'ubuzima bwawe bwa mikoro butangira guhinduka. Uyu munsi tugiye kureba amabanga y'ingenzi agaragaza impamvu bamwe bakomeza kubaka ubukire mu gihe abandi bahora bazenguruka mu bibazo by'amafaranga. Njye mugiye kubana ndi nk'ibisanzwe. Icyambere kiravuga ngo mu by'ukuri amafaranga akurikira imitekerereze yawe. Hari abantu bamwe na bamwe bajya bavuga ngo nimbona amafaranga menshi nibwo nzatangira kuyabika, ariko kuri guhari nuko abantu benshi badafite imico yo kubika amafaranga make, niyo babonye menshi ntibayabika. Mu by'ukuri umuntu ashobora gusesagura amadolari 100, ashobora no gusesagura ibihumbi 10 by'idolari. Kubera iki? Kubera ko ikibazo ntabwo ari amafaranga afite, ikibazo kiba kiri mu mitekerereze yiwe. Abakire benshi bubaka ingeso nziza mbere yo kubona amafaranga menshi. Biga gukoresha amafaranga bafite neza, bakabika, bagashora imari, hanyuma amafaranga menshi yaza akazasanga bafite urufatiro rukomeye. Ikintu cya kabiri, amarangamutima niyo atuma abantu benshi bahomba. Ubushakashatsi buvuga ko ibyemezo byinshi dufata ku mafaranga bidaturuka ku bitekerezo byimbitse, ahubwo biterwa n'amarangamutima. Iyo wishimye ushaka kwizihiza, iyo ubabaye ushaka kwigurira akantu, iyo ubonye inshuti zaguze imodoka nshya nawe ushaka kuyigura, iyo ubonye umuntu agerageza ubuzima bwiza kuri social media nawe wumva ushaka kubaho nkawe. Aho niho amafaranga atangira kugutegeka aho kuba ari wowe yategeka. Abantu bafite ubwenge ku mafaranga bamenya gutandukanya ibi bintu: icyifuzo cy'ako kanya n'icyemezo cyubaka ejo hazaza. Icya gatatu cyo kiravuga ngo uko wakuriye cyangwa uko wakuze bigena uko ureba amafaranga. Hano tekereza amagambo wakundaga kuvuga mu rugo. Hari abakuze bavuga ngo amafaranga ni mabi, ngo abakire bose ni abanyamayeri, ngo twe ntabwo tuzigera dukira. Iyo umuntu ahora yumva ayo magambo akiri muto, ashobora kuyizera atabizi. Iyo amahirwe yo kubona amafaranga aje, rimwe na rimwe ubwonko bwe burayamwangisha, kuko imbere muri we yemera ko ubukire ngo atari ubwe. Niyo mpamvu mu by'ukuri guhindura ubuzima bwa mikoro bitangirira ku guhindura imyizerere yawe. Icya kane nakubwira, kwerekana ubukire si kimwe no kuba umukire. Iki nicyo kibazo gikomeye muri iki gihe. Abantu benshi bakoresha amafaranga menshi bagamije gusa kwereka abandi ko bafite ubushobozi. Bambara ibyo badashoboye kugura, bakagura imodoka zitwara amafaranga menshi, bafata amadeni kugira ngo bagaragare neza. Nyamara abakire benshi nyabo ntabwo bahatana no kugaragara, ahubwo bo bahatana no kongera umutungo. Nyamara hari itandukaniro rinini cyane hagati yo kugaragara nk'umukire no kuba umukire koko. Icya gatanu nakubwira, kwihangana kurusha umuvuduko. Mu by'ukuri abantu benshi pe bashaka gukira vuba, niyo mpamvu bemera ubucuruzi bwose
ubasezeranya amafaranga menshi mu gihe gito. Niyo mpamvu hari abashorwa mu buriganya cyangwa ishoramari ridafite ishingiro. Ariko amafaranga arambye yubakwa igihe. Kubika buri kwezi, kwiga ubumenyi bushya, gushora imari buhoro buhoro, kongera inkomoko y'amafaranga, ibi byonyine nibyo bishobora gutanga ubukire buramba. Icya gatandatu nakubwira, gereranya nawe w'ejo atari ubuzima bw'abandi. Mu by'ukuri social media yatumye abantu benshi bumva ko batsinzwe, ariko akenshi icyo ubona kuri interineti ni igice cy'ubuzima bw'umuntu, si ubuzima bwe bwose. Oya, hari aho ushobora kubona yambaye imyenda ihenze ariko afite amadeni menshi. Hari ushobora kuba agenda mu modoka nziza ariko nta mafaranga na make yabitse. Hari n'ushobora kuba acecetse adakunda kwiyerekana, nyamara ari kubaka umutungo uzamugirira akamaro imyaka myinshi. Wowe ntukarebe ibyo abandi berekana, reba aho wavuye naho ushaka kugera. Icya karindwi nakubwira, ubukire butangirira mu ngeso nto. Abantu benshi batekereza ko ubukire butangirira kuri miliyoni. Oya, butangirira ku ngeso: kubika, kwandika ibyo ukoresha, kwirinda amadeni adafite umumaro, kwiga buri munsi, gushora imari, gukoresha amafaranga afite intego. Iyo izi ngeso zibaye ubuzima bwawe, amafaranga atangira kugukorera aho kuba ari wowe uyakorera. Buriya niba hari isomo rimwe wakura muri iki kiganiro, ni iri: amafaranga ntahindura umuntu, ahishura uwo yari asanzwe ari we. Niba ufite ingeso nziza, amafaranga menshi azazikomeza. Noneho niba ufite ingeso mbi, amafaranga menshi azazongera. Bityo rero, mbere yo gushaka amafaranga, banza wubake imitekerereze ikwiye kuyacunga. Ibuka iri jambo: ubukire nyabwo ntibutangirira kuri konti ya banki, ahubwo butangirira mu mitekerereze yawe. Iyo uhinduye uko utekereza ku mafaranga, nibwo amafaranga atangira guhindura ubuzima bwawe. Thank you so much. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro. Niba mwagikunze, kanda like, ukande subscribe, kandi musangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bamenye uburyo money psychology ishobora guhindura ubuzima bwabo. Jya mwumvaga ndi M. Thank you so much. Okay.